dore imbogo yavuze ko bagomba kumushingurana nande kuko hari condition ngo yasize atanze y'umuntu bagomba kumwegeranya nawe. Umugabo witwa Niseti wari titire ibitaro bya Karengera yari inshuti rero urene bamusuzara uriya ni wowe bamusuzarane yego ni naho hagiye gukingurwa. Uwo mugabo asobanuye iki ku buzima? Nibyo koko Vava yasengeraga mu Adventiste umunsi wa karindwi, ni naho yabatirijwe. Bivugwa yuko ngo baba banze kumusengera bwa nyuma ngo yinjire mu rusengero kuko ngo bamutenze. Byatewe n'iki? Impamvu baramuheje yarabyaye niyongera gusubira muri Yorodani ngo abatizwe. Valentine asize abana babiri ariko uyu munsi habonetse umwana umwe wamuherekeje ubundi nanjye ubwanjye uwo munsi yari yanubyeho na mama akitubona. Ikintu cya mbere yatubwiye nuko yatubwiye ngo ahise adufata gutya amera nk'uyifata gutya muganga twese adufataho mumbabarire umuntu wese naba narahemukiye muzamusabira imbabazi. Niryo jambo rya mbere yatubwiye. Uriya baba bajya gufatwa yaravuye ahantu mu bukwe amaze kuva ahantu mu bukwe aza mu rugo. Yeze mu rugo bivuze ngo yari yavuye i Kigali, yavuye Kigali aza mu bukwe. Yes, reka nongere mbasuhuze kandi mbahikaze. Twakomereje kwirimba uko muri kubibona, turi kumwe n'abavandimwe ba Dorimbogo cyangwa Vava. Aha niho tuje gushyira umubiri w'umuvandimwe wabo. Uyu niwe umugwa mu ntege, ni murumuna we, ndi mukuru ngende mu hanyuma uyu nawe ni musaza we. Mbere na mbere komera cyane. Witwa ndubundi amazina yawe? Amazina yanjye nitwa Nyirasafari Sarafine. Dorimbogo agukurikira kangahe? Angwa ku mugongo. Ubwo rero yankurikiraga bwa gatandatu. Bivuze ngo hagati yawe nawe harimo abandi bana? Oya, ubundi we yari umuhererezi yari wa karindwi mu mbyaro za mama. Woka wa gatandatu. Inkuru ya Dorimbogo mbere yuko gato twinjira ku rupfu rwe, yararwaye murabimenya? Yarasanzwe arwaye iki? Yararwaye igifu. Kuva kera kiri n'umwana? Oya, yagifashwa kuze. Mwabanye igihe kingana gute? Twabanye igihe kirekire cyane kuko yagiye mu mujyi ari uko ari mukuru. Yagiye afite igihe kingana gute? Yagiye afite nk'imyaka 24. 24. Yego. Papa ngwaye ikaze nawe. Murakoze. Mukomere kandi. Tukomeze twihangane twese. Wowe Vava agukurikira bwa kangahe mupfana iki? Vava nyuma yo hari abana babiri twavuga ndimwe. Wowe urumva hose hano turi abana ariko bamwe bavuye mu mubiri baritaba. Yego. Ubwo dusigara turi abana batatu. Yari ngewe, yari uwo ngo nyakwigendera wacu, yari uyu, yari nanjye. Vava mu buzima busanzwe mwabanye gute mbere yuko tugera ku gikorwa nyamukuru turi? Vava mu bintu twabanyemo, Vava yarageze ahantu gerageza no kuri kamera twarareranywe. Tumaze kureranywa aratwera. Ubu ageze batanye kuvuga ati ndi gushaka amafaranga. Yego. Noneho aravuga ati akajya ava guhinga. Yamara guhinga afata amazi akoga. Yamara kwakaza akasiga amavuta. Akaryama. Akaririmba. Nyuma yaho amaze kumenya kuririmba, aza kuzajya i Kigali. Yego. Amaze kujya i Kigali, badushyira yiga kuba umuhanzi. Yego. Arabishobora. Ashaka kuduteza imbere. Yego. Abaturage bose akimara kubabona gutyo babana neza, atera imbere. Yarageze atera imbere, ariko Imana irarebye iravuga ati nta kundi mu buto bwa Vava Dorimbogo tugize amahirwe muri n'abavandimwe be, kandi dukomeza kubakomeza, mukomeze mugire gukomera, kuko bambwiye ko Vava yari umuntu ukomeye mu muryango. Yaratunze abantu benshi mu muryango, yabitagaho. Nubwo yari ari Kigali, bavuga ko yabaguriraga amavuta, yabahahiraga, yatangaga amafaranga y'ishuri. Dusubiye inyuma gatoya, ni iyihe shusho ya Vava akiri umwana nkamwe bakuru kuri we? Ndabaza
mukuru we. ubundi uriya mwana yamwari umuntu ibintu by'ubuhanzi birimo muri we. Igihe cyose yabaga yicaye ari kuririmba, yaba ari no guhinga akaririmba, yaba ari kugenda akaririmba, yaba anaryamye yewe kabye bimwuzuramo akaririmba. Imana yo kuririmba yari imurimo, ariko akicaye akanatubwira ngo nzaba umuhanzi. Icyo jambo baraga ritubwira. Akimara kuba umusitari yakomeje bwa busabane bwanyu n'umuryango akabitaho. Kuko yarazaga nk'ubu nyine ukeneye isabune akamusigira amafaranga nta kibazo. Gato ararwara afatwa n'uburwayi. Ibitangazamakuru birandika, bamwe baravuga ngo ni pranka, abandi baramushinyagurira bavuga ngo sibyo ntago arwaye, no kubeshya. Biriya bintu nk'umuryango iyo mwabibonaga mwabyakirika gute? Byaratubabazaga kuko abantu b'abanyamakuru batwika inkuru z'ibihuha. Byaraturyaga cyane nk'umuryango wenyine bikadukomeretsa. N'abagome. Pole kandi ukomeze gukomera. Nta kibazo. Komera byanga byakunda Vava yagiye mu ijuru bitewe n'uburyo ki yagiye yerekana ibimenyetso byo gusezera. Sinzi niba mwarabonye video avuga ati ningira Imana nkagera i Kigali. Nari impari uwo munsi utabivuga. Komera. Ntabwo byoroshye. Imbaraga z'Imana zigomba kudufasha. Bibiliya iravuga ngo duhore dushima mu byiza no mu bibi. Komera. Hanyuma akora inkuru arabivuga ngo ndabyumva ko ndi kugenda, ariko nindamuka ntagarutse i Kigali muzambabarire. Ndasaba imbabazi buri muntu wese naba narahemukiye. Iriya speech yari isobanuye iki mama? Ubundi nanjye ubwanjye uwo munsi yari yanubyeho na mama. Akitubona ikintu cya mbere yatubwiye nuko yatubwiye ngo ahise adufata gutya, amera nk'uyifata gutya muganga twese adufataho. Mumbabarire umuntu wese naba narahemukiye muzamusabira imbabazi. Niryo jambo rya mbere yatubwiye. Icyo gihe yarakibasha kugira icyo arya, akibasha kugira icyo anywa no kuvuga. Iyo mwaganiraga wumvaga intumbero zari izihe? Intumbero Wumvaga ari icyizere cyo gukira cyangwa wumvaga harimo amaganya koko bigaragara ko yabibonaga inzira ari kugenda itoroshye? Oya, we yarabizi kuko yabanje no kujya turaga kesha tubwira ibintu tugomba kuzakora. We yarafite ibyo byari nk'ibiki? Ibyo byari nk'ibiki? Yatubwiraga nyine ukuntu inka yasize tuzayiyobora, tukayivanaho amashanyarazi y'umwana we. Minervari. Yego. Tukavanaho ngo ikibanza cyaho batura. Ibintu nk'ibyo mbega muri we nta cyizere cy'uko azakira yari afite, kuko ibintu byose yari yarabitubwiye bikagaragaza ko yihebye nta gukira. Mama, nanjye nakubazaho gatoya. Ku itariki 27 aremba yavuye mu rugo ameze gute? Ari gutaka iki? Yari gutaka umutwe, anagira ngo ni ibisuko yisukishije ajya kubikuzaho biranga n'ubundi. Kwa muganga bari ibisubizo by'ukarwaye iki? Ari batubwiye ko ari igifu, ariko igifu cyo cyari cyoroshye. Ni igifu yari amaranye igihe kingana gute? Ntabwo ari kirekire urebye ku buryo cyamwica. Hanyuma itariki 27 mbere yaho gato ya mwari mu bitaro bya Kibogora, babaha transfer babona ko byanze. Vava yari amerewe ubuzima bwe bwari buhagaze gute? Babonaga nta ndwara kandi arushaho kuremba. Hari byavuzwe yuko yaba yarabanje kunyura mu rugo, abenshi bakavuga yuko bwari ubushobozi bwari bwatangiye kugabanuka. Nibyo koko? Nibyo, bitewe nuko buri miti yose yirihiraga prive, amafaranga yaramaze gushira. Hari bamwe banavuga yuko ibitaro bya Kibogora byaba bitaramuhaye umwanya bitewe nuko yaba adafite mituweli, yaba yuko nta mafaranga yari afite ahagije yo kuba yakwishyura ibitaro. Nibyo koko nawe ko wabibonye habaye mu burangare? Oya, nta burangare. Kuko amafaranga yarayabonaga nyine akishyura, amaze gushira nibwo yagiye mu rugo. Yego. Ikindi kibazo mbere yuko na mugenzi wanjye Romeo Janvier y'interview havugwa byinshi ubufasha yari arimo arahabwa
bamwe batangira gushinyagura bavuga ko atarwaye, ubufasha burahagarara. abo ni abagome, Imana izabibabaza. Mufata umunsi byagenze gute kugira ngo ubwo bushobozi bwavuye he kugira ngo byibura mujye kuri biriya bitaro bya Kibuye? Ni umuterankunga we uhanze aho ari yumve ko ndi kumushimira kuko yakoze igikorwa ku muvandimwe wanjye wayatwoherereje. Komera, Imana ibakomeze. Ni ibihe biba bitoroshye, nta nubwo biba byoroshye kubatunga kamera na mikoro, ariko no kugira ngo dusangize inkuru ya Dorimbogo, inkuru y'urugendo rwe kugeza arangije. Mbere yaho gato aravuga atumaho mama amuha amafaranga, ayo makuru yangezeho ati aya mafaranga mwayanguramo igikuvurori, byagenze gute? Yarayamuhaye nyine ngo amuguremo igikuvurori, ari nabwo amubwiraga aho bazamushyingura n'isanduku bazamushyiramo. Bivuze ngo yarabirebaga. Papa aramfasha kwegereza mikoro. Dorimbogo yavuze ko bagomba kumushyingurana nande, kuko hari kondisiyo ngo yasize atanze y'umuntu bagomba kumwegeranya nawe. Umugabo witwa Niseti wari titire y'ibitaro bya Karengera yari inshuti ye. Rero ubu bamusuzana uriya ni wowe bamusuzana. Yego, ni naho hagiye gushyingurwa. Uwo mugabo asobanuye iki ku buzima bwa Karengera, niba ari Karengera? Umugabo asobanuye nyine yari nk'inshuti ye, baragendanaga, akajya amugira inama nyine, amugisha ubuzima kugira ngo azagire ubuzima. Noneho rero ubwo aza kuzageraho aritaba, aravuga ati ngewe nubwo ngiye muzanshyingura impande y'uriya mugabo. Inkuru y'akababaro iramenyekanye nk'umuryango, byanga byakunda bakababaro ni kenshi. Iyo murebye mwebwe ni ikihe kintu cyabakomeje? Kuko hari umwanya muto ndabona mukomeye, ubundi akababaro kakaba kenshi, birumvikana iyo umuntu yabuze uwe. Ni iki kibakomeza? Ni ibyiringiro by'uko Vava yagiye mu ijuru? Ni iki kiri kubakomeza? Icyo tuzi neza ni uko yagiye mu ijuru, kuko nta muntu yigeze agirira nabi. Yari umuntu witonda, ntiyarobanuraga ku butoni, yari umuntu ugira impuhwe. Abantu bose mbega bafataga kimwe. Iyo yazaga mu bushobozi yabaga asanye bw'amafaranga, nta muntu ataherezaga isabune. Umuhombyi, umuntu ukomeye cyane. Mama wanyu avuga ku munsi w'ejo hashize yavuze ko Valentine asize abana babiri, ariko uyu munsi habonetse umwana umwe wamuherekeje. Undi ari kure, nari kumwe na nyirakuru ubyara se, ntabwo yabonetse, ariko arahari. Ari mu Mutara. Birumvikana ni kure, natwe twavuye i Kigali twananiwe. Arahari, waba ko arahari ni babiri asize. Afite imyaka ingabo bana? Umukuru afite imyaka 11, undi afite imyaka ari we uyu nguyu twabonye. Undi afite 7. Yego. Gato Dorimbogo akiriho, Nyiransengiyumva Valentine, Imana imuhe amahoro n'iruhuko ridashira, kuko abanyarwanda bamukundaga, yaba bamubonaga kuri televiziyo, abamwumvaga. Ndabyibuka trending igihugu cyose, televiziyo Rwanda, ibitangazamakuru bigiye bitandukanye, ari we biri kuvuga gusa. Umuntu witwa Dorimbogo yabaye proud y'itorero yavukiyemo, ariyo ry'Abadiventiste, ariko natunguwe nuko itorero ry'Abadiventiste banze kumushyinguza. Gusa ikintu ngiye nshatse kuvuga, yari umuntu mwiza rwose, n'Imana irabizi iramureba, yitabye mu mubiri koko, Imana yamwakiriye, yarageze ahantu agiye kuduteza imbere. None shitani arebye aravuga ati ngwino nkwijyanire, gusa Imana yonyine izakomeze murinde hari, ubugingo bw'Imana izakomeze bweze nk'uko n'undi yari yabwejeje kuvana mbere yose akiri muzima, agihumeka. Nibyo koko Vava yasengeraga mu Adventiste umunsi wa 7. Ni naho yabatirijwe. Bivugwa yuko ngo baba banze kumusengera bwa nyuma ngo yinjire mu rusengero, kuko ngo bamutenze. Byatewe n'iki? Impamvu baramuheje, yarabyaye niyongera gusubira muri Yorodani ngo abatizwe. Yego.
byanga byakunda ayo ni amahame y'idini. Hanyuma mu gushyingura cyangwa mu guherekeza Vava, abanyarwanda bitanze, nahoze mbona umugabo wavuye Uganda, hari undi wambwiye yuko yavuye muri Kongo, hari abanyarwanda benshi bakundaga Vava, hari n'abagiye batanga amafaranga yabo. Navuganaga na mukecuru ambwira yuko amaje kubona hafi 800 birenga, aribyo yamaje kumugera mu ntoki. Ngwino nawe hanga papa, niki mubona urupfu rwa Vava rukwiriye kwigisha abanyarwanda muri rusange? urupfu rwa Vava, ikintu cya mbere bitondera abantu, kuko abantu ni babi, ntago umuntu wese bazajya babona, ntago ari umuntu wese ari mwiza. Ubwuko uriya Vava ajya gufatwa, yaravuye ahantu mu bukwe, amaze kuva ahantu mu bukwe aza mu rugo, yeze mu rugo, bivuze ngo yari yavuye i Kigali, yavuye Kigali aza mu bukwe inaha mu cyaro, ikibogora ikariya ariya ikarambi, ahantu ikarambi. Amaze kuva mu bukwe araza mu rugo, aje mu rugo, Vava abwira mama wiwe ati ndi kumva ndi kubabara umutwe, cyangwa nibyo bya bindi bisanzwe nyine by'umutwe usanzwe. Aravuga ati reka bukeye ngenda Kigali, ngera i Kigali nzababwira ukuntu bimereye. Ageze i Kigali atari hashira iminsi 2, abaraduhamagara ati narembye, none dukora iki? Ati washatse ahantu ujya aho ngaho kwa muganga ukareba ko hari icyo bakumarira. Yes, abagiye kwa muganga. Ariko ubwo yari yavuye i Kigali, yasubiye i Kigali, yaje mu cyaro ataha ubukwe, aba mu rugo asubira i Kigali, atubwira ngo umutwe gize iki uri kumugira kumubaza cyane. Ageze i Kigali hashize iminsi 2, abaraduhamagaye. Amaze kuduhamagara atubwira ati pe ndikumva byanze. Turamubwira ati shakisha uburyo wagera kwa muganga. Koko yarabikoze, agera ahantu kwa muganga. Ageze ahantu kwa muganga abona ubuzima bw'uruzi bw'i Kigali, nta muntu umurwaza naki, asubira i Kigali. Ubwo ni Kigali ari nyine, abona ubuzima bw'i Kigali nta muntu uri kumurwaza cyangwa se wamwitaho neza. Ahita abwira ibitaro mu metero siferi njyana ku bitaro byo hafi y'iwacu. Tugiye kubona twumva mu gitondo araduhamagaye ati ubu ngubu tubavugana nageze ku bitaro bya Kibogora. Pe turafurufumba dushaka ingemu tugira ute byose turagenda tugerayo. Nabonye harimo n'urugendo, harimo kagendo, wabonye ahantu tuvuye n'ahantu turi kuza, tutegesha 2,000 kugira ngo tugere hano. Amaze kugera i Kibogora tumwohereza abamurwaza, baramurwaza ahamara icyumweru kirarenga. Tugeze ku kindi cya kabiri yemo hagati, tugenda kwa dogiteri, tubaza dogiteri ati umuntu wacu ko turi kubona ari kurushaho kuremba bimeze gute? Dogiteri yamukoreye ubushakashatsi bwose ariko buri ki indwara. Ubwo rero dogiteri ahita adufasha, aduhereza transferi yo kugira iki, yo kumujyana ahandi ku bindi bitaro bya Kibuye haruguru, kugira ngo bamujyane muri geographe, bamurebe ukuntu umubiri umeze, byose babimirike, bareba indwara ahiri. Naramanutse ari mu gitondo cyo kuwa kane, hajya hari kuwa kane ndaza sanga umukecuru ari na papa n'abandi bamurwaje, yararwajwe n'abantu 3. Mageze barambwira ati babahaye babasezereye, gushaka ukuntu tupata umurwayi wacu tumujyane ku ibyo bitaro bya Kibuye. Pe dushaka imodoka turayibura. Tumaze kuyibura, hari nyina wawe ushatse hano hijya mu Icyazo, shaka uburyo ahagera imodoka kugira ngo ihamuvane imugeze hariya mu Kabuga, bari kuduca 20,000, kandi ni nko kuva nka hano ugera hariya. Yego, noneho twihuti, tugeze ku munsi wo gupfa wabimenye ryari kwitaba Imana kwa Vava? Kwitaba Imana kwa Vava twahabimenye guhera ejo ku cyumweru isaha za 11.
ku isabato. noneho tugana ku musozo kuko turaza kugira undi mwanya wo kuganira. Ndagira ngo mwabibonye yuko hari abanyarwanda bagiye bohereza ubufasha, bagiye bagira icyo bakora. Abantu twese ntabwo twabona uwo mwanya ndetse n'amahirwe yo kuba twagera ahangaha ku irimbi. Ni ikihe kintu wababwira mami? bagize icyo bakora, bakoze, Imana ibaha umugisha, aho bakuye bongerere, bakoze kudusindagiza nk'umuryango wabo.